ndategetse mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga zirwanya abera zigende aka kanya mu izina rya Yesu. Imbaraga mbi zirwanya imirimo yawe aka kanya nzifashe kaci mu izina rya Yesu. Mukoreshwa wabigambiriye, korana nawe iby'ubutwari, udukirize muri we, uvugire muri we natwe turumva nk'uko wabigenje kuri bwa sogokuruza bacu. Uragahora ku ngoma Mana. Imitima yacu ntijya yizera, ariko turayikweretse mu izina rya Yesu kugira ngo uyigire inyama zoroshye cyane, kugira ngo ibashe gushyikira, uyishyire mu bubasha Mana yo kwiringirwa no kwizerwa, bwabasha kukwizera bugasingira ibitangaza by'uyu mugoroba. Ngaho tugirire neza, uduhe umugisha, ukoresha umukozi wawe uko wabigambiriye, natwe turakiriye tugukomeye amashyi kuko ari we dutegereje mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Narimvuze ngo ndabashuje mu izina rya Yesu. Haleluya. Bari hafi n'abari kure mugubwe neza. Mahoro y'Imana be muri twe. Kugira neza ko Imana kumvikana hagati mu bwoko bwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndatangariza umuntu wese uri tayari. Ngira mugenzi wangu uri tayari. Uri maso kandi witeguye rwose kwakira igitangaza, acyakire mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Muri imbyereze ngo ibigeragezo bitabayeho ntiwaburi mu nzira. Ibigeragezo bitabayeho ntiwaburi mu nzira. Bwira mugenzi ngo bitabayeho ntago waburi mu rugendo. Ariko icyo nkundira Imana yacu idutabara muri byose. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana nuko Imana ashyize ku mutima wanjye kugira ngo akore. Mwaririmbye cyane, nanze kubagarura hano. Ubundi nkunda kuririmba. Yabaririmbye bagere kunya kubagarura aha ngaha, nanjye urumva nyene samoderanje. Ariko mujye mwihangana, nkunda kuririmba nimukabajyana ntaragera. Mujye mureka mbihera uburenganzira ntimugende rwose. Yesu nashimwe cyane. Ubundi nta kintu Imana yaturemeye kindi nukuyiramya no kuyihimbaza. Gusa muvuge ngo gusa. Ukayiramya, ukayihimbaza. Ukayiramisha umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe n'ibyo utunze byose. Kandi ukayihimbaza, ukayibwira bari hafi n'abari kure. Ukavuga ati nimuze murebe Imana yacu buryo igira neza. Haleluya. 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 Ubundi tukubaha ijambo ryayo, tukigendera, tukava mu isi, tukajya mu gihugu cyo mu ijuru. Turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Aho ruzingiye. Uvuge ngo iby'uyu munsi ntaho biri. 37 turasoma umurongo wa mbere tumanuke hepfo kuri 12. Dusome Ezekiyeli igice cya 37 duhere ku murongo wa mbere. Yego. Kuboko k'Uwiteka kwangezeho ansohora ndi mu mwuka, aramanura angeza mu kibaya cyari cyuzuyemo amagufwa, anzenguruka naho yayakikije hose, maze mbona ari menshi cyane muri icyo kibaya, kandi yari yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, mbese aya magufwa yabasha gusubira kubaho? Ndamusubiza nti Mwami Uwiteka ni wowe ubizi. Arongera arambwira ati hanurira aya magufwa, maze uyabwira uti yemwe mwa magufwa yumye mwe, nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Kuniko Umwami Uwiteka abwira aya magufwa ngo dore ngiye kubashyiraho umwuka mwongere mubeho, ngiye kubateraho imitsi mbakwizeho inyama, kandi mbatwikirize uruhu mbashyiremo umwuka mubone kubaho, mumenye yuko ndi Uwiteka. Nuko mpanura uko nategetswe, ngihanura habaho guhinda, mbona isi itigita,
amagufwa araterana igufwa risanga irindi ryaryo. Nuko nitegereje mbona imitsi yafasheho, maze inyama ziyameraho byoroswa n'uruhu, ariko nta mwuka wari ubirimo. Maze arambwira ati hanurira umuyaga, uhanure mwana w'umuntu, maze ubwire umuyaga uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo uturuke mu birere bine wa mwuka we, uhuhe muri iyo mirambo kugira ngo ibeho. Nuko mpanura uko yantegetse, maze umwuka yinjiramo, nuko ibaho ihagarara ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi cyane. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose. Dore baravuga bati amagufwa yacu arumye, kandi ibyiringiro byacu biraheze, twaciwe burundu. Nuko rero hanura ubabwire uti uku ni ko Umwami Uwiteka avuga ngo dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo, mwa bwoko bwanjye mwe, nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Amen. Nimuvuge ngo amina cyane. Turangizanye Mariko tumabwiza 10:27, ubundi tuganire ayo magambo. Tumabwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko ibice 10:27, umurongo umwe wonyine. Haranditswe ngo Yesu arabitegereza. Yesu arabitegereza, arababwira ati ibyo ntibishobokera abantu, ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana ko siko biri, kuko byose bishobokera Imana. Amen. Dukomere Imana amashyi ku bw'aya magambo y'Imana. Ntabwo Bibiliya ihinduranya amabara, ntabwo Bibiliya ihinduranya amagambo, ahubwo Bibiliya ihinduranya imirimo. Muvuge ngo ihinduranya imirimo. Uyu munsi ijambo riravugwa rikarema ubuzima, ejo ryavugwa rikarema ejo hazaza hatarabaho, ryavugwa rikakwita izina iryo rufite rigahinduka. Muvuge ngo amina cyane. Imana igenda rero mu ijambo ryayo igenda yitwa amazina ikikijwe n'ibyo ikoze. Uyu munsi urongera uyita izina kubw'ibyo igiye kugukorera mu izina rya Yesu. Dusomye amagambo y'Imana dusanzwe dusoma, ariko umwuka w'Imana yanjeho ayanganiza ukundi kuntu, kandi ayampa ukundi kuntu, kandi ambwira ko agiye kugira icyo akora kijyanye n'uko kuntu yavuganye nanjye, ari nako agiye kuvugana nawe. Uyu mugabo Ezekiyeli, umuhanuzi uzwi, umuhanuzi mukuru ntabwo ni muto, ngo ukuboko k'Uwiteka Imana kumuzaho. Reka nkubwire muri iteraniro, nkwifurije ukuboko kwiza kw'Imana, nkwifurije ukuboko kwiza kw'Imana. Narimvuze ngo nkwifurije ukuboko kwiza kw'Imana. Bibwire basuwo mwicanye uti Imana, Bishop akwifurije ukuboko kwiza kw'Imana kugaragare ku buzima bwawe. Bibiliya ijambo ry'Imana tuvuga ngo ukuboko kwiza kw'Uwiteka kumuzaho, ngo kuramufata, ngo kumushyira mu mwuka, amaze kugeramo ngo kuramujyana, kumwinjiza mu kibaya kinini, kandi icyo kibaya kinini ngo cyari cyuzuyemo amagufa menshi y'abantu benshi, abarebare n'abagufi, abanini n'abatoya, ariko ntabwo byagaragaraga kuko hagaragaraga amagufa gusa, ngo kandi yumye rwose. Amen. Ezekiyeli ngo arabyitegereza arabireba. Haleluya. Iyo umuntu ari mu mwuka arabona. Kandi icyo kibaya mu isi y'ibifatika nta cyari gihari. Aya magufa mu isi y'ibifatika bikorwaho ntago wari bukanuhisha amaso y'umubiri ngo ubibone. Yabibonye n'abari mu mwuka, abona ikibaya ari mu mwuka, abona amagufa ari mu mwuka. Arangije abwirwa guhanura, ahanurira ayo magufa ari mu mwuka muri icyo kibaya mu buryo bw'umwuka. Ni kure, muvuge ngo ni kure. Nongeye babwira ngo mu buryo bufatika, ntago ari ikibaya nk'uko bavuga ikibaya cya Nyandungu, ntago cyagaragaraga n'amaso y'umubiri. Na Ezekiyeli kibonye ari mu mwuka.
nubwo yabashije kugenda ari mu mwuka, aragitembera ari mu mwuka, arakerekwa ari mu mwuka, n'aya magufa yabona ari mu mwuka. Bwira mugenzi ngo va mu mubiri twigendere. Yesu nashimwe cyane. Va mu buribwe, va mu misonga, va mu bigambo, va mu rucantege, haguruka twigendere, kuko kwiza kw'Imana kugufate, kukujyane, kugukure muri uwo mubiri urushye. Tera haleluya. Natekereje nsanga Ezekiyeli yaragiye ajya kure cyane, kandi ngo ageze iyo aganira n'Imana bari kumwe. Uyu munsi Imana ikube hafi maze tuvugane nayo imbona nkubone. Imana ishimwe. Reka nkubwire, ndimo ndasaba Imana kandi igiye kubikora. Hasigaye rimwe, hasigaye rimwe, hasigaye gato cyane, hasigaye akanya gato cyane, uburyo ngo ibintu bigahinduka. Hasigaye umwanya muto cyane agasuzuguro kagakubitwa hasi. Hasigaye gato cyane ivumbi tukaryikunkumura. Reka nkubwire, nyamara hasigaye gato. Mbwira uwo mwicaye nyamara hasigaye gato yahumura. Byarigenje ariko Imana yacu iraje. Ezekiyeli ngo arangije, ngo wamujyanaga, wamutembereje, wamuhagurukije, wamukuye mu mubiri akamushyira mu mwuka, kamufatisha ukuboko gukomeye, ngo akamujyana, ngo arangije aramubaza ngo Ezekiyeli we, ngo ukibona aya magufa ukuntu angana n'uburyo ari menshi, kandi ngo yaramutembereje amugeze amajyepfo yayo, amajyaruguru, burasirazuba n'iburengerazuba. Aravuga ngo aya magufa ngo yakongera, ngo yakongera. Byashoboka ko byakongera bigahabwa ubuzima. Byari bifite ubuzima, byari bifite agaciro. Aya magufa bari abantu, bwari ubwoko bukomeye. Ariko se aya magufa yakongera akavamo abantu? Ngo Ezekiyeli nubwo yari mu mwuka, ngo aritegereza aravuga ngo umva, Uwiteka we ni wowe ubizi. Bivuga ngo ibyo yerekwaga byari bikomeye cyane. Nubwo yari mu mwuka, ntabwo yavuze ngo ubwo ndi mu mwuka reka ntangaze ko bishoboka. Aravuga ngo nubwo washyize muri 7e dimension, ariko hejuru ya 7e dimension haracyari y'ubumana, ni wowe ubizi. Haleluya. Ahantu abana b'abantu bagarukira Imana iraharenga. Mu mwuka tumenyaho gato, tugarukira bugufi, tugeze kuri aho Imana iri twaba twagiye, ntabwo twaba tucyambaye umubiri. Nubwo Ezekiyeli yahanuye yerekwaga, ariko yari yambaye n'umubiri. Hari aho yagomba kugarukira. Bwira mugenzi ngo ufite aho bigarukira, n'abantu bafite aho bagarukira, n'ibinyembaraga byo mu isi bifite aho bigarukira, n'abakuvugaho amagambo bafite aho bagarukira. Imana ishimwe, Imana ishimwe. N'abagusuzugura bafite aho bagarukira. Akuzi ko umuntu agusuzugura hakwita imbwa, uhita uhinda uzana umurizo, uzana n'amatwi, umena imikaka nk'iyimbwa. Ngira uti humura, bifite aho bigarukira rata. Ni wowe ubizi, Uwiteka we ni wowe ubizi. Uwiteka tumva rero, twinjiye mu kivi. Ntabwo napfe kuza gusa. Umva wahanuye kenshi, uyu munsi noneho haleluya, ni umunsi udasanzwe kuko mfite gahunda. Muvuge ngo amina cyane. Waruzi ko uyu mugoroba Imana ifite gahunda? Waruzi ko uyu munsi Imana ifite gahunda? Ariko amara uyu munsi turahanura, kandi turahanura nk'uko twategetswe. Muvuge ngo amina cyane. Nushaka uburi gufa ryumye, uyu munsi ubutware twahawe. Haleluya. Uyu munsi ubutware buri aha hantu, ni igufa ryumye rirumva ijwi ry'Uwiteka Imana.
data uwiteka we ni wowe ubizi. Aravuga ngo hanura, rangurura, uhanurire ayo magufa yumye. Haleluya. Uyabwire ngo umva gahunda y'Imana, umva uko Uwiteka Imana bishaka. Ubu nonaha wa magufa yumye we, haleluya, umva ijwi ry'Uwiteka Imana. Uwiteka agiye kugushyira mu mwuka maze wongere ubeho wa magufa we. Turi mu gihe cya Pentekote, reka nkubwire. Haleluya. Iyo umwuka w'Imana yaje ibintu byose bigenda neza. Mpamvu abantu badakora ibyo Imana ishaka n'ab'umubiri saba umwuka. Iyo umwuka yaje akaganza, Imana ikora ibyo ishaka kuwishaka mu gihe ishakiye. Muvuge ngo amina cyane. Ikibazo turawiyitirira tukabyiyita twita Pentekote, ariko ntitwemere ko umwuka yinjira. Kandi abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Cyangwa ngo uyu mugoroba wumvira umwuka uba umwana w'Imana. Hanurira umwuka uze, muvuge ngo umwuka, hanyuma winjira muri ayo magufa yongera abeho. Kandi kugira ngo abeho ntago ari bwegerane ngo namara kwegerana yongera abeho ntagize ikindi kintu nkora, ariko ngo yarahanuye, ahanurira umwuka ngo umwuka ako kanya uhita wumva vuba. Cyo nkundira Imana n'umwuka n'umwana barakorana. Mbariza mugenzi ngo ubundi turakorana ho. Mfite ikibazo, Imana ifashe kandi Imana tugire neza. Ikintu bita amadini, muvuge ngo amadini, dini ririca. Genda umudive, genda umupantekote mwa ADEPR, ara ni amacaca y'inzaduka, ni Zayoni, ni Restoration, ni Betesida, ni inzaduka, byose byaradutse. Ari umuntu waje yaraje ngo musengere, araza ati rwose gena nasengaga, avuga n'idini yasengeragamo, atari ko nyuma yaho ati baza kundarika, ati njya gusengera mu itorero ry'inzaduka. Ati hanyuma ngezeyo nyine, ati nuko ati gikora baransengera, ati nuko ibintu byari bindimo binkubita hasi birango biranavuga muri iryo dini ry'inzaduka. Kandi aho yabaga hatadutse ntago byigeze bivuga, ariko agiye mu dini ryadutse biravuga. Kuba umunyedini biragatsindwa. Bwira mugenzi ngo kiri dini. Nta dini rizajyana umuntu mu ijuru, ntazajya umuntu kubeshya. Haleluya. Abazajya mu ijuru nabuzuye umwuka w'Imana, nabumvira umwuka, nabakorana n'Imana n'umwana n'umwuka wera. Haleluya. Abo nibo bazumva n'impanda y'Imana. Hano bazajya badatungurwa n'iby'iminsi n'ibihe, batazajya bategwa n'inteje. Imana ishimwe. Arahanura, ahanuye umwuka araza ngo yinjira mu magufa. Ngigufa. Haleluya. Muri icyo kibaya, kubera ukuntu ngo ayo magufa yari yaratatanye, ngigufa ry'umurundi rikirukanka rigasanga iry'ikibero ku kinamba, rivuye he ikabuga. Muvuge ngo umwuka yegeranya amagufa. Haleluya. Umuyaga ugahuha ugaterura agahanga kakavi gahanga. Haleluya. Haleluya. Kagahura n'igufa ry'urubavu rivuye rubavu. Mana ishimwe. Ngo pa umutwe na tayari. Corona vertebrale igaturuka hirya yo bikegerana. Umuyaga urabihuha birakomangana ngo haba kavuyo, haba umutingito, haba ikintu kidasanzwe kubera umwuka.
umwuka naza ibintu bizahinduka, umwuka naza ibintu bizakomangana, umwuka naza hazaba ikintu kidasanzwe. Haguruka utere haleluya wakira uwo mwuka. Dope salivo mwuka. Hamagara umwuka manukire muri aya magufa, ibyatatanye byongere byegerane, ibintu bifate forume, ibintu bitagira forume bifate forume, ikintu gisange cyaco, ikintu kijyaho kigomba kujya. Ya Toma Zenema, uyu mugoroba ibintu bigomba kujyaho bigomba kujya, ibidafite forume umwuka w'Imana aramanukira iteraniro, bigiye guhabwa umurongo, bigiye guhabwa isura. Ndakumenyesha ko igufa rya Jacqueline w'icyo gihe ntabwo rizajya kwa Carolina, igufa rya Tadeyo ntabwo rizajya kwa Semajeri. Amagufa yose ya Semajeri azaza, muvuge ngo umwuka azayahamagara. Buri muntu wese azahabwa ibye. Imana uyu munsi itanga ibintu byawe ikunyuranye na mugenzi wawe. Penikitaraso edeke maradrere manikire irititiyasiya ndaraminikire desa. Ndahamagara umwuka w'Imana, ahamagara icyawe cyose kize, icyaguwe iyo, icyajanywe n'abazimu, icyatwawe n'abadayimoni, icyariganijwe n'abagome, abarozi, abicanyi, abanyeshari, abakugambaniye, ibyawe bikagenda. Ndahamagara umwuka ya minsi mibi yatwaye ubuzima bwawe. Ndahamagara umwuka kugira ngo uyu munsi cyawe cyagiye kikugarukeho mu izina rya Yesu. Tera haleluya wakira icyawe cyagiye. Nesisene kisa nzomeri atore vainigere panta ya sane kirime irakaya dutenema vonise drenisia. Komanga ku bitugu bya mugenzi wangu, kanguka Kristo kumurikire, kanguka wakira ibyawe. Bamaso umuyaga wahushe, mwuka yamanutse, imbaraga zisu maze zacyari mu mwuka arahanura. Ndi mu mwuka ntago ndi mu mubiri, ntago ndi mu nyuguti, ndi mu ijwi ry'Uwiteka Imana. Kandi Imana yagambiriye uyu mugoroba irakigukorera mu izina rya Yesu. Kugarurira ibyawe sha bikuzeho bikugereho. Vuga ngo amina cyane. Ngo amagufa umuyaga urayakusanya, ngo isi yitera hejuru nk'isekurume, ngo isi ikagira iki ikohereza igufa ikaryohereza kuryaryo, ngo isi igufa ryose risanga iryaryo. Bwira mugenzi wangu ntabwo Imana iri buhushe, ntabwo iri buhushe ngo iguhe ibitari ibyawe cyangwa imuhe ibitari ibye. Igufa rirasanga iryaryo. Hanura uhanira umwukuzi. Shareka nkubwire, iminsi yarakwicariye urangije uriyibagirwa, yarakujunguje urazunguzwa byo. Niba ari ikintu kibaho kidisturbing, iyo ufashe umuntu ukamuzunguza gutya, niyo umurekuye yikubita hasi. Wamurwaje ikizunguzungu, bwira mugenzi ngo ibyakurwaje ikizunguzungu byose imbaraga zibisumba ngizo ziraje. Twasomye ngo amaze guhanura cy'umuyaga ubikozeho igufa risanze ryaryo, ngo Uwiteka aravuga ngo gahunda yanjye irakomeje. Ntabwo ari ukububaka ngo skeleti ihagarare hariya ndekeraho.
oya gahunda yanjye irakomeje. Arabwirwa Ezekiyeli ngo ongera uhanure, hamagara, kuko ndashaka gushyiraho imitsi, ndashaka gushyiraho inyama, ndashaka kubyorosa uruhu kandi bigahinduka abantu, isura y'umuntu ikagaragara. Bwira mugenzi wawe ngo izi nyama n'uru ruhu nibyo bintandukanya nawe. Uzi icyo murashaka kubabwira? Haleluya. Uwiteka arashaka gukora ikintu gituma umenyekana ko ari wowe kandi utandukanye na kanaka. Ntuzongere kwifuza nabi ngo icampa ngo mbe nka Bishop Rugamba, kandi Imana ishaka kuguha ibirenze ibyo. Ariko Mana nanjye icampa akamodoka nuko kabara ku muryango umwe, kandi ishaka kuguhereza imiryango 5. Mana icampa muri iyi Kigali, kampa nuko yampa agashambureti, ariko simve muri Kigali y'umujyi, simve mu murwa mukuru, kuko yaravuze ngo amasezerano yanjye yose azasohorereza i Yerusalemu, mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire, haleluya, haleluya, ntongere kwifuza utyo, ntongere kwifuza nabi. Nubifite ntabwo yabivukanye. Mumbwire ngo ubifite ntabwo yabivukanye. Usura aho waravukiye he? Mumbarize ngo wavukiye he wundi? Iwanyu ni he? Waje ute? Wageze hano ute? Numva bamwe bavuga ngo baje ngo bafite amashashi, ngo baparamiye amakamyo azanye amakara, bagera i Kigali. Hanura ntabwo ndi burangirize kuri sikrete gusa. Ubwo ifa ryamaze gusanga iryaryo, ni ukuvuga ngo haleluya, namaze kubaka inyubako yanjye, ngiye kuyitaka, ngiye kwisubiza ubwiza. Ni ukuri kw'Imana. Muri ko turi hano niwafata n'aba bashumba, nanjye Bishop ndimo, twese ko turahiye imibiri yacu, inyama, imitsi, uruhu n'iyo misatsi, nuko kudefuriza kwiza no tuvuta wisize sho ikabitwara ikaduhindura skelete, hanyuma ikazana umwe muri twe acyambaye umubiri ati nyereka Bishop hano. Wamenya n'agahanga kameze gatya. Twese tuba tumeze gutya ngo nta sura. Mwamari marambwira ngo mbabwire ngo gahunda y'Imana irakomeje, agiye guhereza ubwiza umuntu wese kandi bumukwiriye. Uyu mubiri mwiza dusiga, twambika, tumakia kuko tuwufite. Uko nta kintu kiriho kitabayeho kera iwacu abakobwa bagenda bagafata ibitaka bitukura, bakabisya neza, bakabiyungurura, ubundi bakajya bikozamo kandi bakisiga, bakimaka bakoresheje nk'itafari cyangwa bakoresheje igitaka gitukura. Umwe mufite ngo za fondote, ako wasanga nazo zikorwa mu matafari buryo. Ariko biba bijya ngo uyu mubiri, uru ruhu rworosha izi nyama n'iyi mitsi, rusa ukuntu rube rwiza. Haleluya. Imana rero nayo iravuga ngo Ezekiyeli we, gahunda yanjye irakomeje, ndashaka kubatunganya, ndashaka kubaha ubwiza, ndashaka umuntu kumutandukanya n'undi. Ibikara n'inzobe imbere yanjye muvuge ngo amina cyane, abirabura n'abatukura imbere yanjye muvuge ngo amina cyane. Hari ujya ugasanga umuntu ngo arirabura neza ngaruta abandi, urusha igikara n'undi akurusha inzobe. Abazungu bajya dusuzugura ngo abanegere abirabura, burya abazungu baratwanga ko ntagira ubivuga mu Kinyarwanda.
ari naho ugera hirya iyo aho mwirukira afungura igipangu kuri telekomande imbwa zigasohoka zikakumanagura kubera ko uri umwirabura. Aho niho mwirukira kujya. Sigaye numva ngo basigaye babajyana bagezeyo bakajya kubagira abagore b'imbwa. Vrema. Ariko muvuge ngo hejuru y'ibyo byose hari imbaraga z'Imana. Kandi reka nkubwire buri muntu wese azishyura icyo yakoze. Imana imbabarire nukuri nagize ishyari nawe nyambaye agakanzu keza ngira ishyari. Imana imbabarire icyo cyaha. Hari abakora ibyaha by'umuriro. Kandi ibyo byose Imana bamuvuge ngo irabireba. Imana twayifashe tuyishyira mu mufuka, umuntu akayifata nk'aka kamushwara kumva Imana ni yawe urayizi kuva senkane nefu. Toka. Ufata Imana ukayishyira muri senkane nefu ukayizana muri 2023 ukayita mushwara. Imana yuzuye isi n'ijuru. Imana nibiri mu isanzure ry'ijuru irabibona. Muvuge ngo amina cyane. Niyo mpamvu iby'Imana igiye gukora ahangaha ntago igiye kubikora ko mwese muri abakiranutse. Igiye kubikora kuko mwaje tu. Muvuge kuko naje. Ndimo ndatangaza amakuru y'Isiyoni. Simvuga nkuko umwana w'umuntu yakubwira nkuko ari muri nge. Muvuge ngo amina cyane. Kandi mo ndahanura nkuko nategetswe. Bwira mugeze ngo upfa kuba wahageze gusa. Ukumva ibi bigiye kugukorera mu izina rya Yesu. Mwami wicekera ngo hanura Ezekiel we ngo arahanura umuyaga urahuha uzana imitsi uzana inyama ushiraho uzana uruhu uratwikira ngo bihinduke imirambo. Muvuge ngo imirambo. Ninde wabonye umurambo? Ninde wabonye umuntu upfuye? Agere gutya turebe. Mugiye gutya turebe. Wase gihari cyose. Reka zimbabaza. Kandi umuntu twaba dushaka nko kunganamo bitahaguruka. Ariko dufite ifiriti nyinshi mu nda. Reka nzimbabaza. Ntugire ubwoba nanjye urumva nyine uri mu mavuta ya Bishop. Ubu mpfuye kuko nzapfa kuko Kristo yarugize irembo, sibyo? Bitaragapfa. Twese turi imirambo. Ukahanyura. Wabasha kumenya umurambo wa Bishop n'umurambo wa Vitali? Aba umenya ni mugire gutya turebe. Mugire gutya turebe. Yicarira. Umurambo wose usa na nyirawo akiri muzima. Ibyo mvuga murabyumva ariko iyo umuntu amaze gupfa avuye mu mwuka hagasigara ari inyama n'amaraso n'amagufa uruhu rugitwikiriye nta mwuka ukirimo. Uyu muntu uko yasaga umwuka akirimo ni nakwasa keretse yatinze umubiri wenda wari decomposé kubera izuba kubera nyine iki kintu cya y'ubugingo bwagiye burya n'ibyo byose bitagaciro. Uyu mwuka adahari atarimo ngo bihindutse imirambo arabwira ngo Ezekiel ongera hamagara umwuka uturuke mu birere bine. Muvuge ngo mu birere bine. Mwuka w'Imana ntagaturuka muri ADPR gusa no muri Betesida turukayo. Muvuge ngo umwuka uzana ubuzima turuka mu birere bine. Turuka ahantu hatandukanye. Ntago irembo ryawe ari ahantu hamwe gusa. Motara zineve. Umwami ari gukingurira ibirere bine by'umwuka ukuzaho mu izina rya Yesu. Ngo umwuka araza ngakimara kwinjiramo ngo abagabo barahaguruka ngo bose birema inteko bahiruka ingabo zikomeye ngo noneho ngo bagaragara ko babaye bazima basubizwa ubuzima. Ngo Uwiteka aravuga ngo okay nicyo nashakaga.
nubwo bibiri itavuga byose ariko ndumva wavuganaga na Ezekiyeli avuga ati Ezekiyeli we birakunze cyangwa ntibikunze, avuga ati birakunze ariko ntabwo bikunze kuko nahanuye nk'uko wantegetse. hari abantu batavuga nk'uko Imana ishaka ko bavuga, bakavuga ibyabo. uretse ko Imana ishobora kukuvugaho icyiza ukacyanga, ukagenda mu nzira zawe, uhura n'akaga n'amakuba, kandi isezerano ry'Imana rigakomeza kukugendaho. wahura n'umuhanuzi akongera akavuga byari byo muri 52, ariko nubwo bimeze gutyo hari Imana yavuganye nawe gutyo, ivuga rimwe ndetse kabiri, ariko ntuga bivuze ariko narakubititse nakeje uko bimbaho kugira ngo mujye mu byiza, ahubwo nkuko yabivuze nkajya mu bibi. biterwa nawe, ntago wumvira umwuka, uri narije. Bibiliya iratubwira ngo Ezekiyeli ahita abwirwa ngo Ezekiyeli we, ngo najya nkumenyeshe rero ko abangaba n'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Haleluya! ndashaka kongera kubarema, ndashaka kubegeranya, ndashaka kubasubiza igihugu cyabo bwite n'ubwoko bwanjye. nubwo nironkeye aba bafite amasezerano yanjye, nubwo batatanyirijwe mu mahanga, nubwo bapfiriye mu bihugu binyuranye, nubwo batakitwa ubwoko, nubwo nta n'agasura bakigira, nta n'icyubahiro kiri ku buzima bwabo, ariko ndashaka kongera kubazura. somera 36 umurongo wa 24 Revera. hanga muri Ezekiyeli nyine 36:24 umurongo wonyine. Makumyabiri na kane. Nuko nzabavana mu mahanga, mbakoranirize hamwe, mbakuye mu bihugu byose, maze nzabageza mu gihugu cyanyu bwite. Amen. nzabanyanyagizaho amazi meza. Haleluya. maze muzatungana, mbakureho imyanda yanyu yose, bakuraho chafu n'ivumbi n'ibigirwamana n'abazimu n'abadayimoni n'imyuka babatongereye naho mwaraye mukandura ibyaho. Reka mbabwire beneda, haleluya, ingo zose zigira abadayimoni bazo. mwari mubizi? keretse urugo rusenga, naho mu ngo haba abadayimoni. ujyana kuranya nyagasenge na nyoko wanyu na nyoko uruko na nyoko muzenguruka umudugudu, azagaruka afite amabinga. mujye musengera n'abana banyu irwo bazenguruka, mujye musengera n'ingendo zanyu mugenda. niyo mpamvu mujye mubyuka musenze mwerekeze no ku kazi, kuko hari ahantu kuri tere y'umurimo. buri uzi Nyabugogo ingunzu ziba zirunguruka ukuntu zingana, abaturutse mu majaruguru, abaturutse mu majyepfo, abaturutse iburasirazuba, bose bakusanya Nyabugogo. buri muntu wese azana n'umuzimu we. Yesu nashimwe cyane. ubwira mugenzi ngo ujye uba maso, hari ibigirwamana bigenda ku bantu. ugasanga umuntu aragenda afite ingiga y'igitiraha, baramubwiye ngo iyi ngiga izakurinda. undi afite isaro ry'umukara, undi afite agapfunyika mu ishashi y'umukara, abandi babishyize mu masutiye. akageragera yo ngo giheko cya mama, ndebera aho ndi butandike, mpamagarira abakiriya. ahuhera ukabona abantu baraje, naho bazanywe n'ingunzu. hari abantu bacuruza bakoresheje imbaraga z'abadayimoni. wabona bacuruza cyane utako kukije senga singira gutya, bafite ingunzu zihamagara abandi bafite imbwebwe, bagahuza imyuka. Haleluya. tugende gusenga, mwitegure
muvuge ngo amina cyane. Imana irashaka kubahereza ubwiza Satani yatwaye. Uwiteka arashaka kubaha ubuzima isi yabariganije. Imana irashaka kugarura isura yawe Imana yagennye kera, nubwo iminsi isa nk'iyakukubise hirya no hino ugasa ndetse nk'upfuye kandi urembekere rwose. Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye, revera ubasore handi hantu hagutya ku murongo 25 ibice 37. Haleluya. So muhere ku murongo w'9. maze arambwira ati hanurira umuyaga uhanure mwana w'umuntu. Uyihangana 11 papa 11. Maze arambwira ati mwana w'umuntu, ayo magufwa n'ay'ab'inzu ya Isirayeli yose dore baravuga bati amagufwa yacu arumye kandi ibyiringiro byacu nta byiringiro byo kongera kubaho. twaciwe burundu nta gutabarwa, mbese byararangiye dukurikije uko tubibona. Mbese ubwo twebwe ntago ari ibyacu, turiho mu buryo butazamera nk'ubw'abandi. Ntituzamera neza, ntituzagubwa neza, ntituzarya ngo duhage, ntituzambara ngo tubebwe, ntituzajya mu modoka meza, nta kazu, nta mbega twaraciwe burundu. nuko rero hanura ubabwira uti uku ni ko umwami Uwiteka avuga ngo ni umwami Uwiteka, umwami Nyiringabo. Haleluya. dore ngiye gukingura ibituro byanyu. umva reka mbabwire, irekera ngo rivera. Ubundi igituro kibamo iki? Kiba umuntu muzima. Usanze umuntu ari gucukura akuraho ibibeto ku gituro cy'umuntu, ntiwatera induru tumusazi. Haleluya. Imana igiye gukora ibintu umwana w'umuntu atakora. Narimvuze ngo Imana igiye gukora ibintu umwana w'umuntu atakora. Nubwo yaba yarize, nubwo yaba ari umurozi, yabikora batamureba, ariko Imana igiye kubikora bose babireba. Haguruka utere haleluya we. Ngiye gukingura ibituro ahantu Satani yashize ubwoko bwanyu, uburyo yabishe, aho yabiciye batakigira ibyiringiro byo kongera kubaho. Ngiye gukingura ibituro bongere babeho. Ikintu gifite akaga ni icyabigezemo uruhare, muvuge ngo kigiye guhinyuzwa. Uwakoroza agiye gutegereza noneho ko unanuka cyangwa ukonkobara cyangwa upfa abihebe. Mbega Uwiteka agiye gukora ikintu giteye ubwoba. Abirirwa bagutuka ngo kwiga kwawe bimaze iki, bagiye gutungurwa bagusanga ahantu nawe wicaye kuri ntebe yituruna, nawe utanga serivisi nk'abandi. Narimvuze ngo bagiye kugusanga, abo bagiye gusanga ari mu muvuge ngo amina cyane. Nawe kugiye guhaha uronka. Utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kwihangana ntakajya gutera ubwoba, utakurusha kwizera ntakajya gutera ubwoba, utakurusha amasezerano ntakajya gutera ubwoba. Haleluya. Imana ishimwe. Imana rero itinze iragutegera. Kera Imana ajyaga imubwira ngo nzakugira umuvugabutumwa kandi wogoga amahanga. Umunsi njya muri Amerika, ariko Kamara igiye kujya mu ndege, mpaguruka hano ngenyine ni Kanombe paka muri Amerika ngenyine. Ngeze mu bihugu binini cyane bifite aeroport international, aho vanga kwinjira muri train, muri metro. Uzi ko hari ibibuga kugira ngo uzageraho indege yawe ubanza kugenda muri metro, ni nka kagari ya moshi kindane mu nzu kakabanza kati uravanga ujye kuri terminal ya 14. Ye baba data we, ikagenda ukafata ibintu tugeze nk'icyangugura. Yesu we. Abacu narababwiye ngo nagize nyanda kopera, mbona umudamu ufite terminal nk'iyanjye, ndavuge ntahajya niho njya.
basi nabone nahaguruka ndahaguruka, nicara ndicara, nkajya mbona ngo shwa 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 Mateminari 7-6-4-3 14 irahagarara, ihagaze ahagurutse agenda ahaguruka, nibona muvuge ngo shugura imbari Imana izakwigisha kujyana no Mateminari 14 yagukura ahantu hato cyane ikagushyira ahantu hanini cyane. Yagukura muri quartier mbi ikagushyira muri quartier ujya kuryama uzamutse muri ascenseur. Birakunda cyane ntago bikunda. Biremwe noneho mu izina rya Yesu. Mana ishimwe. Ntunyurwe n'ubwo busabusa. Kugira n'akamodoka agenda akagera kajya kwa bongo, inshyashya zimo ziraza ndugu yangu. Na vewe yaraje 0 km. Tekereza neza, akira ubuhanuzi bw'uyu mugoroba, yabasha gukura kuri iryo gufa ryumye ugahinduka umuntu muzima w'icyubahiro w'igikundiro, kandi ukaba ukomeye, ukaba mu gihugu cyawe kandi bwite, kandi usutsweho amazi meza cyane. Muvuge ngo utohagiye, ariko biteguye gutohagira ni muvuge ngo amina cyane. Vendredi de miracle, ni wa gatanu w'ibitangaza. Vuga uti ibitangaza bihari n'icyange kirimo, jya wiyaturaho, jya wihanurira, tekereze neza. Ukaza imbere y'Imana wapfuye wahwereye, wese urashaka kugaragaza iki? Ibyo utashoboye se waretse Imana ikabigushoborera. Ngwino uyitetera imbere uhinduke nk'umwana muto, ugaragare ko ntacyo ufite, nta n'icyo ushoboye, nta n'icyo uzi. Iyo uyiharire ukuboko, uyiharire vora, haleluya haleluya. Nabonye umukongomani yaranyweye yarasinda, yari umukire ariko afite imodoka nziza cyane. Nakabonye nanjye ko bibwa bisirikira. Arangije araza ageze ku modoka agiye kwicara, yicara ku myanya y'inyuma. Ku myanya y'inyuma uzi ko imbere kwa shoferi n'undi hariya imyanya yicara inyuma, ashaka vora arayibura. Ndavuga ngo bari niba vora. Akayishaka kumva ariko ari niwe abuze vora, ngo bari niba vora, ngo vora bayibye. Kandi kubera gusinda, wisinda ibibazo by'isi, wisinda amaganya y'isi, ngo uvuge ngo vora bayitwaye. Iracyahari, irahari, vora ikwinjiza mu gihugu cy'isezerano irahari. Ahubwo ibibazo ufite nibyo byagucanganyikije. Wisinda ibibazo by'isi, wisinda ibibazo ufite, ngo wumve ko Uwiteka Imana yakuyeho vora, yayihaye abajura bayitwaye. Iracyahari. Maze agira mugisha undi araza ari gutaka ngo bamwibye vora. Aravuga ngo bilinduka ile ngambo, bilinduka. Bwira mugeze ngo bilinduka ingia ngambo ingine. Va mu byicaro, hindura icyicaro, hindura ibitekerezo, injira mu mwuka, kwa kwiza kw'Imana ni kukujyane kugeza kuri vora. Haleluya haleluya. Bilinduka ndugu yangu, bilinduka. Nutashiguka ntabwo uri bwinjire kuri vora ikwinjiza muri gakondo yawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwuka w'Imana abigenza neza. Ishyanga rikomeye ryitwa Israel, n'urisengera azahabwa umugisha, rirahari. Imana yarongeye irarirema, ni ishyanga rikomeye, urisitayeho wese aravunagurika. Nuko Imana yabikoze. Haleluya. Hanavuga ariko uko Imana y'Abisiraheli, wavuga Imana y'Abanyarwanda. Yagiye kuvuga ubwoko bwayo se Abanyarwanda tudahari. Yabikoze gutyo, niyo yaturemye, n'uwo murongo yaduhaye tuzawugenderamo. Uzahangana nayo azajye mu kibuga. Muvuge ngo azajye mu kibuga, ubundi ahangane nayo. Twebwe rata tuzayoboka. Muvuge ngo tuzayoboka. Nivuga twumve dukore. Haleluya. Kandi birimo inyundo, birimo akabanga, birimo uburyohe, birimo ubwiza n'icyubahiro, birimo ubuzima. Twasomye ijambo rivuga ngo ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Uwiteka Imana birashoboka. Cyari ijambo Yesu avuze ricanga ubwenge bw'abantu. Ibintu by'Imana biracanganyije.
Haleluya, haleluya. Yihisha abanyabwenge, yihishurira binamenyekana. Yihisha abanyabwenge, yihishurira binamenyekana. Biramugeza ngo gabanya ikiburi, gabanya ubwenge bwinshi, nasoma kuruta ndetse. Haleluya, haleluya, haleluya. Tazahinduka injiji yize. Niko njya numva bavuga ngo hari injiji zize kandi yarize akitwa injiji. Nawe nyumvira. Yo 28 handitse ngo ariko kumenya Imana ni kuva mu byaha niko kuji. Warahushije rero uwo murongo. Destination yawe sinyizi. Twungura ubwenge, ubuhanga ndetse no kumenya. Duhishurirwa ibihishwe, dushyirwa mu mwuka. Haleluya, turahanura. Ubu rero mukanya ndagira nkumenyeshe ko uyu mugoroba, haleluya, umva, nushaka uceceke, ngiye guhanura, ngiye guhamagara. Ari icyo usabwa ni ukwizera gusa. Wowe ngusabye gutekereza ibyawe byagiye. Ngusabye gutekereza ubuzima bwawe butuzuye. Ibyishimo byawe bituzuye. Kristo yaranje ngo zigire ubugingo ndetse bwinshi. Mu bugingo bwinshi. Uziko burya Kristo yaje kugira ngo turye duhage. Twambare neza tuberwe. Haleluya. Duse neza, apparence physique yacu ihesha Imana icyubahiro. Burya kwambara ubucocero ni gahunda ya Satani. Haleluya. Ibasha kwambika ikigori yaburite kwambikwa ubwoko bwayo. Yishimira. Mu bitangaza Imana ibukora uyu mugoroba iraguha n'imyambaro yo kwambara. Hari ibintu wamaze gushyingura uzi ko n'abantu bidakunda cyangwa se byarabananiye. Itangazo rivuye Siyoni, umwuka w'Imana ugiye kumanuka uturutse mu birere bine, uje ukujeho kandi uje kuzura ibyapfuye. Ngo imisemburo ngo ni mikeya, muri literanira imisemburo igiye kuzamuka ishyirwe kuri level. Ariko birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Birashoboka cyangwa ntabwo bishoboka? Ndatangariza umuntu wese ufite ikintu abuze mu mubiri, ibintu biri hasi bigiye kuzamuka bisubire ku kigero cyabyo. Nimuvuge ngo amina cyane. Ibintu byazamutse byabaye ukuntu byasaze, itegeko ry'umwami rigiye kubimanura. Amatansiyo agiye kumanuka mu izina rya Yesu. Mwuka agiye guhamagara kandi bigiye kumva. Ibyatoromye bigiye kugaruka bisubire mu cyicaro. Nagize umugisha, nabonye Kabayiza yaje. Mariko ari he? Ngwino hano, ngwino irwanyuze hano. Ngwino hano. Nkwitize nka materiel didactique. Ndabizi hariho nabizera uko babonye. Yesu nashimwe cyane. Uyu mugabo muramubona? Yesu nashimwe cyane. Yasoma ntago ari injiji. Ikindi cya kabiri n'umukozi w'Imana. Muvuge ngo amina cyane. Yarakijijwe kandi yari umufaratiri. Nabyo reka mbivuge. Umufaratiri umufurere. Yari umufurere. Josephite cyangwa Jeune Fungus.
Josephite n'abari kure bose Yesu azabazana Yesu azaba. Si cyo nashaka kuvuga rata ize mutumisha Mungu. Uyu mugabo mureba rero afite umugore n'abana taza kugira ngo ni ngaramakirambe. Yakiragera sha isi iramugosora ubuzima buragenda pe hana amatuza atangiye kuzana ubundi yatangiye ipantaro yatangiye kugira gutya ibiro byagiye yirabuye yatangiye gukokoka no gushishuka intoki no tangira gusezera ku mugore ati rero umugore wanjye ntacyo nakwimye ariko iminsi kanseri yuzuye amaraso. Ntabwo tujya mu bibazo bya kanseri ngo dusobanure bose abizi babyumve. Bayimupimamo basanga ibipimo afite biteye ubwoba. Umuntu muzima akagira 3 kugera ku 10 hariya 3 kugera ku 10. We rero byaraporomotse urumva amagufa yaratatanye byaragiye byageze ku 116. Bivuga ngo 116 kandi ta normal ni 3 kujya ku 10. Bamaze kumuha ibyanyuma y'ingenye za Kanombe na Seshika nuko arampamagara. Yarahagaze hagarara ashaka Deo yajara. Ati Deo no kugenda byarani Deo ari hehe. Amukure no kugenda byamunani. Nguyu arampamagara ndi muri office ha ndavuga ne Mariko nibaguha ibisubizo byabo nk'abantu bakohereze Butaro kujya gufata imiti igabanya ubukana bw'iryo shyano ariko uce hano duhindura ibintu. Ndabeshya burya n'umugabo utihagaze akabo katihagaze usha bakarisha ivumbi kiramenya gujye wihagararaho n'Imana yawe abantu ucena duhindura icyo burya numvaga mfite umujinya yewe data mfite ishaka mfite na guruka bakora ibyo abantu barangiza uce hano arikusanya impapuro byose arazabisangisha hanga uretse kugenda banze bakurebe uvuge ngo tumurebe baravuga ngo utwo tuntu ngo urumva ngo dusonga ngo uburibwe ngo tuntu izo ngunzu tugiye kuzahageza nona kandi umwuka duhamagaye aje kweza no guhumanura no gukoropa mu izina cya Yesu. Umunsi turategeka gusa turahanura kandi mu itegeko turahamagara bize ni kwa esprit ya bien. Haleluya. Hanyuma rero nizaraza tamusengera hariko kangahe ko wa 5 wagiye Butaro ryari ko wa mbere nagiye ku cyumweru mfite kubonana na muganga ko wa mbere. Uvuge ngo Butaro hanyuma tosanga nigenda jya kuzana ibisubizo binyuranye n'ibi ngibi siko nakubwiye. Mbariza mugenzi wa mwicaranye ngo burase bishop yarashingiye kuki. Twari dushingiye ku Mana twiringiye kandi twizeye. Aragenda nawe agenda muri uwo mwuka agenda muri uyo mudu akajya abwira abarwayi barati nubwo nje gufata ibisubizo binyuranye n'ibyo bampaye. Hari n'umuntu wampamagaye ariyo wamuhaye ubuhamya yarampamagaye naho ndamusengera online gusa ntiyongeye kumpamagara sinzi uko byamugendekeye. Niba nyumva cyangwa yambona anyumve azongera mpamagare ambwire. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Ku wa mbere aborana muganga baramupima haryo baguha ibisubizo ryari bafashe amaraso ku cyumweru bagufashe amaraso kwa mbere bamuha igisubizo basanze ufite kangahe 25.
kuva apfukamye asengerwa muvuge ngo byatangiye kumanuka. ubundi iyo atiza gutindaho gatoya yari bugereyo nko kuwa gatanu iyo ugikurikiyeho byasubiye muri normal. Urumva nyine kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru kuwa mbere urumva ni iminsi ingahe 25 arampamagara yahamagaye ba protocol ngaba bakoze akarasisi hanyuma muganga arabireba ibintu se nibiki ibyo ndeba ibyo mbonye uvuye ngo bigiye gucanga abantu rero waruzi ko ibintu by'Imana igiye kugukorera bigiye gucanga ababireba n'ababizi iby'Imana biribwa n'abarambije abarambiwe hanyuma araza ati genda umara ukwezi uzagaruke twongere turebe hanyuma nyuma y'ukwezi kabaye wasubiyeyo nasubiyeyo byagenze bite rero basanze afite 6 igendere 6 ni uburwayi buke cyangwa n'ubuzima bwinshi n'ubuzima ubu se urarwaye cyangwa uri muzima ndi muzima 100%. ugende wicare umukozi w'Imana kongera uburame byaro byagize hingu weze wororeze ororoke Amen. senge kandi usubizwe rero reka mbabwire ubushatse natungura umuntu ahangaha nkamuhagurutse ngwino bivuge kandi yabivuga kuko barimo muvuge ngo barimo haleluya Imana igiye gukingura hakinzwe kuva kera ibintu satani yakingiranye itegeko ry'umwami rigiye kubikingurira uyu mugoroba kanongere nivugira kandi ubuhamya ni bwiza butuma umuntu yizera natwe iyo batavuga ngo nuko ikana y'igalilaya bavoma amazi ahita akora vino ako kanya nuko Yesu aramubwira ngo haguruka wigendere barimo baririmba ngo ukidendeze Betesida haleluya ngo Yesu aje avuga ati ikora buri bwawe ugire gute witegereza umuntu ntawe ufite witegereza ko marayika amanuka yewe nduta marayika haleluya naje live haguruka wigendere uyu munsi hari imbaraga zikubwira ngo haguruka usubire mu buzima bwawe mu izina ryayo kandi haguruka ujye ku musozi mwiza w'igikundiro subirana ubuzima bwuzuye itegeko rirahari uyu munsi mu kanya turaje dusenga undi muntu umwe araza ngo baramundangiye barakundangiye ati kandi naje rero ngiye maze imyaka 20 ntabyara ntako ntagize amafaranga ndayafite narivuje bihagije ariko byaranze kubyara ndatangariza muri literano umuntu wese ufite ikibazo cyo kutabyara impamvu izo arizo zose zikubuza itegeko ry'umwami rigiye kubitegeka upfa kuba ugiye kubyara mu buzima nyine ubyaramo si byose ufite umugabo nyine cyangwa se nyine ngo bamwe ugiye kubyara nyine ukagera ukabyara nyine kandi ukabyara mu buryo nyine so wazashima utera noneho haleluya araza aravuga ati mva rero mushumba ndi imbere yawe kwizera kwanjye kwararangiye imyaka 20 none nyizerera kandi usengere kandi mbyare yampaye bwira mugenzi ngo nabo bakwizerere bagusengere kandi usubizwe uvugisha ukuri rwose tege nta kwizera afite aravuga ngo nta kwizera nkigira uranyizerera unansengere kandi nsubizwe bwari ubwa mbere numvise umuntu avuga gutyo aje gusengerwa uramubwira uti hase wizere ati rwose ndizeye nubwo yabatizeye kukubeshya ngo ndizeye kandi wenda bitanarimo we yaravuga ati nta kwizera mfite imyaka 20 asengera hano tazongera n'umwe ndavuga ibintu bifite impamvu abamuzi ni mugiye muri cyade sinshaka kumuvuga izina bene n'abashumba baramuzi uzi ko twagiyeyo yabyaye umwana wa mbere abantu bakagota igipango abandi bakinanarika ku mabati abandi hejuru y'ibipango bakajya barya bameze muzi Zakayo ari mu giti ashaka kureba Yesu ati katurebe umuntu ubyaje umuntu w'imyaka 20 ngo mubyaje abyajwe n'Imana
igipangu cyose bumva nkuko muri abantu bari hejuru burira ibipangu bajya hejuru bareba mu rugo rw'uriya mubyeyi. Muvuge ngo bazurira ibipangu kugira ngo baturebe. Noneho ndangira nabone uko bivuze uko uvuze ukuri. Imana ikunda umuntu uvugisha ukuri. Pfukama nkwizerere kandi gusengere kandi Imana igukorera igitangaza. Maze kumusengera nabone kandi nuvaha unyura ahantu za mariniyeri basige bazigurisha ahantu hose bateganya ababyeyi bagiye gutwita. Ugure mariniyeri uyijyane uyishyire mu cyumba cyawe kandi uyimanika aho ureba kuko ugiye gutwita. Yaratashye niba yaranyuze hehe sinzi aho yayiguze arayicyura. Muvuge ngo uko kwezi yaratashye arasama. Abyara umwana wa mbere asura yabyara wa kabiri ubu yabyaye wa kangahe amazi imyaka 20 n'ingahe mbariza mugenza ngo ukimaranye iminsi ingahe mungire gukimbuta ukimaranye iminsi ingahe mumbaze uti kimaze iminsi ingahe ngo bushomeri ukweze kumwe none wataye amapantaro. Na nyuma ya zeri irakora na nyuma ya veni irakora na nyuma ya veni irakora imyaka. Mumbarize ngo bimaze igihe kingana iki mbazo bimaze igihe kingana iki. Nutizera turakwizerera. Haleluya. Abashaka ko tubizerera. Haleluya. Ntiwumva ukuntu bangana ni benshi. Ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Gerardine nangiye kubivuga ngo ndifashe kandi no kuri kwima Imana dusengira komeye ni Imana itabura guseruka ni Imana yumva amaso. Babwira akantu yemwe abankurikiye mwese igihe kirageze kandi kirasohoye. Abagiye guhabwa ibyiza, abagiye kubona ibyiza, abagiye kubona ubutabazi ni abafite Imana yabo ho umutabazi. Na uzacomokana diplome undi nawe yicomokane afite anko cyangwa anti afite piston. Muvuge ngo support ngo nkora ma interview ngo nkatsinda ngo bakambwira ngo mugende tuzabahamagara agategereza imvi zimaze kuza. Abafite Imana yabo umutabazi vuga ngo amina cyane batisunga badatekereza batiringiye abantu batiringiye amafaranga biringiye Imana yabo umutabazi. Niyo mpamvu uyu mugoroba Imana yacu umutabazi nigiye gutabara. Muvuge ngo amina cyane. Ibi byose mureba byavuzwe n'Imana. N'uru rusengero n'iki gihugu nuko kimeze byavuzwe n'Imana mbere. Akanwa k'abahanuzi karabidifiza. Muvuge ngo amina cyane. Imana ishyiraho abakozi bayo barabisohoza. Imana ivuganye n'ubwoko bwayo igiye kugira neza. Ni mwebwe igiye kugirira neza mu nzira zayo bwite. Igiye guhuhisha umuyaga, igiye gukora mu birere bine, igiye guhamara abagara bakomeye n'aboroheje. Haleluya. Igiye kuzana abafite ibyo udafite nawe ubigire. Hayibambe we mbwira bumva. Hari n'abantu batakigira amatwi yo kumva Imana. Hari n'abafite imitima yajeho ibinure ariko umwami arimo aravugana nawe ngo umuyaga uturutse mu birere bine kandi ukujeho kugira ngo wongere nawe ubeho kandi ugiye kubaho.
haguruka ku maguru yawe. Ibyo ntibishobokera abantu mu maso y'ababireba, mu maso y'umubiri ko mu buryo bw'umwuka Uwiteka arabishoboye kandi aje kubirangiza. Komera Imana amashyi niba ubyumvise neza. Ngiye gusengera umuntu wese ufite ikimaze iminsi ibiri, ufite icyamuraye ku ijosi nijoro n'ikimaze imyaka irenga 20 nk'uko wabyumvise, kandi ititaye ku by'iminsi n'ibihe, ititaye ku marazilita wakuye ku badogiteri ba spesialiste. Manaki tala zone vai entraîne grere de fa ve mande nine kire vai. Yawe nkurikirana online we, kiri gitangaza cyawe Mana, ititaye kuko biri nuko bimeze n'igihe bimaze, ndetse n'ijwi ry'umuganga ukomeye yavuganye nawe. Hindukira Mana ikwereke ubwiza bwayo. Uyu mugoroba n'umugoroba udasanzwe ku muntu wese. Reka mbabwire, nyuma y'iri teraniro hazaba urufaya n'urwunge rw'amashimwe. Imana igiye gukora biteye ubwo. Umuyaga w'Uwiteka, umwuka w'Imana uraje, yohereza umwuka wayo bikaremwa. Abasirikare b'umubiri barazamutse. Niyo mpamvu ugiye kumva ubuzima mu buryo utabwumvaga. Muvuge ngo amina cyane. Imbaraga zakumungaga, imbaraga zimunga ibikumunga zamanukiye umubiri wawe. Imbaraga ziryi zakuryaga, abazimu n'abadayimoni bakugendaga runono, abamarayika bakurinde bakuri iruhande. Ijwi ribi bakwatuyeho, ijwi rivuguruza icyo bakuvuzeho ngiryo riraje. Ya Imana iravuze ngo baho, baho, shira, shima, himbaza, tera haleluya. Cecekeshwa ijwi ryose ritava ku Mana, nubwo ryaba ari ubwenge bwawe. Cecekesha iryo jwi, kuko Imana yakirengeye ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga. Revera, somera Imigani 21:30. Imigani 21:30 turisengeremo. Proverbe 21:30. Ndi wowe natangira kwaguka, ndiwe natangira kugara, natangira kwakira. Buriya wari uzi ko n'Imana igiye kugukorera ikitigeze no kuba iwanyu, kuko aha hantu uribo ntibahari. Imigani 21:30. Yego. Nta bwenge, Umva ngo ntaki, muvuge cyane, ntaki cyangwa ubuhanga, cyangwa iki. Revera tangira mujye musubiramo. nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Haleluya. Nubwo ibihugu by'ibihangange ku isi byaterana bigakora inama, ntabwo byavuguruza umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Nubwo abasipesiyalisite baterana bakiga kuri kese yawe bakagira icyo bakubwira, ntabwo byavuguruza icyo Uwiteka avuganye nawe uyu mugoroba. Tera haleluya, wakira igisha, akira amakuru mashya, akira amakuru mashya, akira ubuzima bushya, akira ibyiringiro bishya, akira kongera kubaho, ntiwongere kwiheba. Umwami ukuzuye abikoze nonaha, kandi tugiye gusenga dushima Imana mu izina rya Yesu Kristo mwenye Nazareti.
ariko abumva imana bavuge ngo amena twumve. Ubu noneho rero ndabazamura mu kwizera, ntabyo kuvuga ngo umeze cyo vuga utukondi yabibonye icyo gukora, yiteguye icyo avuze aragikora. Komera Imana amashyi rero. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru ni impamo, uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Bamuvuze yuko akiza akora ibitangaza, uko umwami bamubwiye niko nanjye namwiboneye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Akora ibikomeye, akora ibitangaza, uko umwami bamubwiye niko nanjye namubonye. Amashi amashi. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Avuguruza imvugo y'abakomeye n'aboroheje, uko umwami bamubwiye niko nanjye namwiboneye. Niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namwiboneye. Uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Haleluya. Kanseri irakira cyangwa ntabwo ikira? Sida irakira cyangwa ntabwo ikira? Indwara zose zirakira muri Kristo Yesu cyangwa ntabwo zikira? Zirakira. Uyu mugoroba mwizeye gukira? Umva, Imana yacu ihindura amateka cyangwa ntayihindura? Irayahindura. Ikura umutindi ku cyavu ikamwicazanya n'abakomeye. Irabishoboye. Irabishobora. Kuko igihugu cyacu cy'u Rwanda ari igihugu cy'amateka. Mu gihugu cy'amateka, igihugu cyacu ni cy'amateka. Mukajya mwigereranya n'abandi, ni igihugu cyanyu ni cy'amateka. Kuko ibyabaye aha ntabwo byabaye Bugande, ibyabaye aha ntabwo byabaye Kongo, ibyabaye aha ntabwo, ni igihugu cy'amateka. Niyo mpamvu muvuga ngo niyo mpamvu gusenga kwacu kugiye kurema ikintu gishya. Ubundi ntabwo ushobora kuva aha ngaha ngo ugende ujye Dubai ushingiye ku kampani wihagararire nk'iyawe wishingiye witekerereje umwenegihugu wacu atakuri imbere ari we boss. Birakunda cyangwa ntibikunda? Niko bimeze, niko bigiye kumera hano mu Rwanda. Nyumva neza, mpanura nka Mikaya ngewe nta na santima zirimo, nta nkuko umuko Imana yabimbwiye, kandi nutabyemera uzabibona ariko ntuzabiryaho, nubyizera uzacakira. Hallelujah. Mu bantu banyuze muri iki gihugu gipfuye kizimye, uwasigayemo nuwari wihisha ahantu nawe nta byinjyo byo kuzabaho, n'umupfu n'imbwa zirira. Narimo nkigendamo, Imana irambwira ngo uru Rwanda Imana izaruhinda umucyo uvira amahanga. Baretse gutwoma amashyi, uri muto. Abantu bahura n'imyiga guhuma y'ejo bundi bahanurira mu masantima, mu myumvire y'ibyo barayemo, bakakubeshya bakaguha amasezerano adasohora. Twe twavuganye n'Imana ubuzima bupfuye, Imana iravuga ngo uru Rwanda nzaruhindura umucyo. Reba ahantu turimo dusengera. Buretse gatoya uyakomereremo. Imana yavuganye natwe icyo gihe niyo iri kuvugana natwe ubu ngubu. Kandi icyo gihe Imana ivugana natwe icyo gihe
ntacyo wari ufite ntiwari unariho n'ubuzima bwawe bwari mu mazi abira. None rero izere iyo Imana ivuganye nawe uyu mugoroba. Haleluya. Benshi bari bataranavuka. Shima Imana ko dusenga Imana ivuga. Ivuze ko ikoze ikintu giteye ubwoba muri twebwe, iragikoze kandi hamagaye umwuka uza. Bana banjye mukorera Imana. Twakoreye Imana tukiri bato, dukorera Imana tudafite ibyo turebaho. Imana avuga ngo ni munkorere nanjye nzakora ibyanyu. Igihe Imana yarambwiye ngo ntushake ibihembo ku bantu. Nasenza yitatu ndarangiza njya mu yitatu ibitandatu ntashye mbura icyayi ntinya no kunywa amazi. Ngira agahinda ntekereza kuvaho nakoreraga umurimo w'Imana ngo baranyanga. Nanje rasanga ngo umwana w'umuntu urashaka ibihembo ku bantu, nkorera nanjye nzakora ibyawe. Bwira mugize ngo korera Imana nayo izakora ibyawe. Ntimugakore mukorera ibihembo, mujye mukorera Imana. Imana izabibuka mu gihe abantu bibagiwe, kandi muzatungura abantu. Ubona Rugamba narabatunguye, naratunguranye. Muze ndabeshya sinatunguranye, ni ukuri natunguranye. Dore muze wanjye nguyu bambyaye nguyu ndacyamufite Imana ishimwe. Uyu musaza na uyu nawe yagiye ku manywa y'ihangu arambuka yiruhaye ka Tanzania buri gihe. Azira iki ku muhungu we yagiye mu nkotanyi 9 dore nguyu agitaba kwa burugumesitiri buri wa gatanu. Araje ati giye mfite na dosiye reka nigendere. Yambuka kiminsi na cyanyamisa fata buri gihe iyo utagenda. Ariko nari nabwiwe n'Imana yanjye, nge nagiye nkijijwe s'il vous plaît. Imana avuga ngo nzakurinda amajya n'amazi, iramwe kandi nzakurindira umuryango. Muze sinari nkijijwe, narakijijwe narabatijwe muze hararatariye. Vuga ati kwe muhungu use kuko umuntu apfusha ahagaritse. Rugaba bakwisende mvuye kubatizwa ndakitwa Rugamba Ruberi. Arande bagahinda karamwica aryama saa 9 araratariye. Zehe wanjye nguyu none no umudiyakoni wa bishop yo. Turavuga Imana twabonye, vuga ngo amina cyane. Hari n'abanga gutanga ubuhamya ngo batamenye iyo baturutse, ariko je nzajya mvuga iby'Imana yakoze yongera ikore n'ibindi. Kandi Yesu nashimye. Urimo ndasenga Imana ngo Imana izamfashe. Na revera yizi modoka akuze, ndashaka kuzabona muzehe nanjye yitwaye mu modoka ye. Mbisabye Imana mu izina rya Yesu. Azavuga ati umuhungu wanjye yarabatijwe ndarantariye, ariko aka kamodoka umuhungu wanjye. Haleluya. Muvuge ngo bishop mze ntiwihute kugenda, manze nkugurira akamodoka. Ugize ishyari se? Hari wasanga ugize ishyari kubita bazibona abadayimoni. Nushaka gukira uzakizwa ishyari. Ishyari niribira gatsindwa. Haleluya. 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 Ivuganye natwe uyu mugoroba igiye kubikora. Bwira uwicaye ngo haguruka wakira ibyawe rero. Haguruka wakira. Umuyaga urahushye w'Uwiteka ngiye guhamagara ibirere bine. Imbaraga zisumba byose zohereza amagufasi igufa risange ryaryo. Imana ibihe forume. Umuyaga w'Imana winjire mu buzima bugaruke. Ndashaka sinshaka kuzongera kumva umuntu ararataka muri iri teraniro. Nundi wese ukurikira iteraniro sinshaka kuzongera kumva abazimu n'abadayimoni bakuraza ijoro, abazimu barara imbaraga z'umwijima. Urara udasinziriye. Atanga amahoro uwo mwami w'abami yemwe we atanga amahoro. Abataramye shandi bakibaho. Umunsi umwe tuzatarama buke, ariko tuzararemo cyangwa tuzabyihorera. Ikibazo muze mureba ku masaha.
ariko muharire Uwiteka vora. Haleluya, 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 Amen. haleluya, haleluya. Amen. Bwira mugenzi ngo birinduka ile ngambo, birinduka. Haleluya, va mu cyicaro wari wicayemo cy'umubabaro, ahubwo injira kuri vora yawe kuko haje ukurangira cyerekezo cy'ubuzima bwawe. Rambura amaboko dusenga Imana. Rambura amaboko. Uwiteka umwami nyiribihe, tugushimiye imbaraga zawe n'ubuntu bwawe n'ubutware bwawe, tugushimiye icyubahiro cyawe. Ndahamagara imbaraga zisumba byose, mwuka mwiza w'Imana urema, tegeka byose bikumva, hamagara byose bikitaba. Ijambo ryawe rikatubwira ngo umwuka wawe urabirema. Aka kanya umwuka wawe, mwuka wera w'Imana, imbaraga zisumba byose, kuboko kwiza kw'Imana kutaheze, ngo kunanirwa gukora ni gukora imirimo ikomeye mu magufa, mu nyama, mu mitsi, mu misokoro, mu maraso. Injira, injira, injira. Umuyaga w'Uwiteka dosala vomeketa zinikitene masola drene vai, imbaraga zisumba byose, cyubahiro cy'Uwiteka Imana, kugira neza kw'Imana. Tasire girdrene ma bazimu n'abadayimoni bahunye, myuka mibi, imbaraga z'umwijima, ubutware bwa Satani, ibyananiranye ndategeka mu izina rya Yesu. Oya soma dokima asini kirima haya kitidini mini kire draine fire sentitani boni grey. Ayiwe ndagushimye, zina ryawe rishirwe hejuru, mahanga yose nakubararire, ndimi zose zature zivuge ku mwami. Abari muri iri teraniro n'abarikurikiye bose nibahabwa igitangaza kidasanzwe. Umuyaga nuhuhishe, ibikenene bikwiriye ku buzima bw'ubwoko bwawe biboneke nonaha mu izina rya Yesu. Ubuzima buzira umuze, amagara mazima, buzima bwiza, cyerekezo kizima, situation y'ubuzima ihindurwe, kandi uyu munsi bimenyekane yuko imvugo mbi, imvugo y'icyamugo, raporo mbi iz'abakomeye n'aboroheje ndetse n'abaganga, Uwiteka umwami nyiribihe, kora ibitangaza, vuguruza abana b'abantu. Bavuze ngo nta bwenge, nta buhanga, nta n'inama byabasha kuvuguruza ijwi ry'Uwiteka. Cy'Uwiteka uvuze ntugikore. Hereza ibifite isura y'isura, bidafite forume bihe forume, bidafite uburyohe bihe uburyohe, badafite ubuzima bwuzuye ubuzima bwabo, ibiri hasi n'ibizamurwa, ibiri hejuru n'ibimanuka, mu izina rya Yesu. Urakarama Uwiteka umwami nyiribihe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, amahanga yose nakubararire, indimi zose zature zivuge kuri umwami. Tugukomeye amashyi, twakiriye ibyiza byose. Nekitaradene mene kiradirane sana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Komera Imana amashyi menshi cyane kubwira iki. Yesu nashimwe cyane. Iyo izuba rirashe niyo rirenze, ntibyenda gusa, ntibyenda gusa, kuko ikirengarenga cy'izuba cyenda gusa n'iyizuba rirashe, ritararasa neza, rikimurika ibicu bisa nk'umutuku cyane. Yesu nashimwe cyane. Mbonye rero izuba rirashe, mbonye izuba rimena ikirere, numva ndabwiwe ngo ntabwo nshoje, ahubwo dore ndatangiye. Buri muntu wese, reka mubanze mwumve, buri muntu wese muhaye igitondo cyiza cy'amahoro. Mbwirira mugenzi wawe twicanye ngo izuba rirarashe iwanjye, kandi irindasiye rifite gukiza mu mababa yaryo. Mbariza umuntu utabikubwiye, mbaze ngo uri umuntu cyangwa uri ikindi kintu tutazi. Mbwirira uwo muntu mwicaranye, mubwira ngo izuba rirandasiye, kandi rindasiye
rifite gukiza mu mababa yaryo. Imana ishimwe. Nanjye mpanuye nk'uko nategetswe. Kandi mugiye guhinduka ishyanga riteye ubwoba. Mugiye ngo tubaye ishyanga riteye ubwoba. Mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Hallelujah. Yo, Mana we. Mbariza mugenzi wawe ngo uracyagira amatwi yumva Imana? Ejo bundi umwuka yaranganirije nabivuzeho, arambwira ngo abantu banjye ngo amatwi yabo yumva bibiri binyuranye, ibibi n'ibyiza, ngo kandi aho bantangariza nuko ibibi babyakira vuba bakanabyizera kuruta ibyiza. Aho kantu murakumvise? Mbese reka mbabwire. Haleluya. Bakubwiye ngo wowe Kanyagwa uri hano iwawe harahiye, wasohoka wazamuye amapantaro n'amajipo ubyizeye ko hahiye, ariko umuntu akubwira ati wari uzi ko nuva aha utari busubire mu Gatenga, uzi ko turi butahe harya ahantu heza muri Kigali ngo ni hehe? Nyarutarama. Tuzi ko ngubu turi butahe Nyarutarama, ngo wembeshya biciye mu zihe nzira se? None se gushya kuki utavuga uti wimbeshye? Iwawe gushya kuki uhita ubyakira ko hahiye? Imana ifite agahinda. Ubu Imana ikubwiye ibintu byiza ariko umutima uracyakubwira ngo urumva bishoboka wowe? Ubu urumva se nawe urimo? Gute se biciye mu yihe nzira? Ya demokarasi se, y'intambara se, Bishop yagushutse. Ntago ngushuka, icyo Imana yavuganye nawe ije kugikora kandi uzazishima. Akira inkuru nziza mu izina rya Yesu. Akira ijwi ry'ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Na Isiraheli Imana yivuga gutyo, ntago bari bazi ko Isiraheli izongera kuba igihugu. Baratatanyije amahanga imyaka 100. Ariko umunsi umwe Uwiteka azamura ibendera. None ni igihugu cy'igihangange. Muvuge ngo amina cyane. Abagusuzuguye bose bagiye kukubaha. Abagufasheho ijambo, abagufasheho ijambo bose bagiye guhindura amagambo. Umutima ukubwira ngo ntibikunda, ugiye kujya uwereka ati nose wa mutima wanjye ibyo ndeba ko binyuranye n'ibyo wambwiraga singibi se. Muvuge ngo amina. Uwiteka abahira abaha umugisha kandi icyo avuganye namwe agikore mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe. Toma barambwiye ngo Yesu yazutse. Avuga ati mwe murakina sha azuka. Nkurikije ukuntu yari ameze ku musaraba, nuwamuzura ntiyahaguruka ngo agende. Nuwamuhagarara ngo ahagarare ntibyakunda. Yazutse. Icyakora njyewe nzabyemera, ariko giye mwikoreyeho nkakora no mu mbereri, nkakora no mu kanye, nkabona ibiganza wamukubise imisumari ya 15. Haleluya. Harabizera ngo ari uko bakozweho, hari umeze atyo. Ariko
turashaka gusengera abantu bafite abana baje barwaye, abana babazane hano, mureke abana bato bansange, abana bato nimubazane dutegeke mu izina rya Yesu. Abana bato Yesu nashimwe cyane. Ako mama ubi wa mubyeyi wari ufite akana karwaye umugongo, wa wundi akana karwaye umugongo, uramuzi wa mucuti wawe sha Senyeri, abana bato mubazane bari hehe? Toseni mora drainigo. Haleluya. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu Kristo. N'indwara zayoberanye muri aba bana, muvuge ngo nonaha Imana irabakijije. Tobi Kleine Vamando Driven. Oh, Brian Glory. Yesu Kristo. Yesu aramumurikira abana bato bansange ko bameze nk'aba nibo bazagubwa, badasinzira basinzire, imbaraga zibibashitura n'izibibashikanura n'izirwara indwara z'urudaca, indwara zidasobanutse mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Nk'uko Imana ihanira abana gukiranirwa kwa basi ikageza ku buvivi, kubw'imbaraga z'Imana, Imana yabasha gukiza abana kubwe kwera kwayo no gukiranuka kw'abaziranenge. Muvuge ngo amina cyane. Icyo ikivuze kubera impamvu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Abatasinziraga bagiye kurya amasinzire uhereye iri joro, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. No kwanduza uburiri ibi nabyo birashira bikarangira, Imana ikabikora. To meza tukrere vayi glory sante train more, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo. Dayimoni kijibwa arirukanka arahunga, muzimu utuma abana biga ntibafate, babuza kwiga, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Wamujyanye kwa muganga uyu mwana yafashwe mu kanya. Nazo kutagiye kwa muganga, twe dukora ibyananiye abahanga n'abanyabwenge mu izina rya Yesu, sibyo? Muganga aravura gukiza no kw'Imana. Haleluya. Umuriro uzime mu izina rya Yesu. Kitalbon Kleine Voin mu izina rya Yesu, izina rya Yesu. Umuzimu wo nk'amaraso ndamwohera mu kidaturwa, umuzimu wo nk'amaraso ndamwohera, ndamukura ku buzima bw'umwana. Pepo muchafu katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu, mu izina rya Yesu. Vuga ngo umwana wanjye arakize. Umwana wanjye arakize.
izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, kira gukira, kira ubuzima, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Muri aba bana bato hari abari bafite ba nyirakuru babicayemo, uzimu wa nyirakuru akagaruka akaza akicara mu mwana, ukagira ngo mufite umwana nawe kumbe ni nyirakuru waje, toka dayimoni. Kandi aza ashaka amahene ategeswa amajosi, toma kotene vaya sirdre vepail glory drain fire, ntawe uzamuterekera se, ariko imbaraga zisumba byose mu izina rya Yesu. Muvuge ngo turakize, muvuge ngo abana bacu barakize kandi babaye bazima. Munamura ibiganza muporokana mu buzima mu izina rya Yesu. Muzagaho gushima, mukomere Imana amashyi, mugendera amahoro, kandi abana banyu bagiye kuba uko mutari bameze. Nicyo kimenyetso Imana ibahaye, muzagaho gushima. Imana ibaha umugisha cyane. Amen. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo umuyobozi wa gahunda arambwira ati rwose reka dusoze, haguruka mu mwanya wawe nkubwire. Haleluya. Wataramiye Imana, wahimbaje Imana, wavuganye n'Imana. Imana icyo yavuze nacyo, kubera ko waje yakikwemere kandi yagikoze. Ukuboko k'Uwiteka kurakora ibitangaza. Haleluya. Ukuboko k'Uwiteka kurakora. Iyo ndayibasabiye muzayirepete ku cyumweru tuzayituritse. Yesu nashimwe cyane. Naho umutima wawe wabukomeretse, Yesu ari kugira ngo awomore. Naho umutima wawe wabukomeretse, Yesu ari kugira ngo awomore. Muvuge ngo ibyomoro by'Uwiteka Imana byatugezeho. Kandi reka nkubwire, kuva uyu munsi utangire kwiyumvamo ko usohotse aha uri uwundi muntu. Ejo hawe hazatangaza benshi mu izina rya Yesu. Amen. Rambura amaboko dushima Imana. Urakoze Uwiteka umwami nyiribihe, tugushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe, tugushimira imbabazi zawe no gukiza kwawe kandi kutagira akagero. Habwa icyubahiro mwungeri mwiza. Urakoze ko wakoze imirimo ikomeye kandi itangaje ku bwoko bw'abahungu n'abakobwa bawe, kandi imirimo n'ibitangazo bakoreye bizatuma benshi bareba batinya bamenye ko ubwoko bwawe abitura izina ryawe ari ubwoko butavumika, ari ubwoko bwahawe umugisha n'Imana, kandi ko nta hantu habi utakura umuntu, nta n'ahantu heza utabasha kugeza uwawe. Urakoze urakarama data mwiza, jyana n'ubwoko bw'abahungu n'abakobwa bagere mu ngo zabo amahoro, kandi iri joro ryose ukora operation divine. Ibyo wakoze byose ubikore, maze ejo mu gitondo umuseke ukebye, izuba rirashe, buri muntu wese azahaguruka avuga ngo nukuri Uwiteka yakoze bikomeye, kandi bitewe nuko yaraye, nibyo yarayemo, n'ubuzima bwe, n'ibyo Imana ikoze. Tugushime ku bwa byose rero, tugukomeye amashyi, tugukorera ubwatsi mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti.